Jeannette Kagame minisitiri w'urubyiruko n'uhagarariye abamugaye mu gihugu. Uranyumvira abo bantu? Charlene nasanze yanditse inzandiko. Urumva abo bantu ko bateye ubwoba. Hanyuma ndabona ngo yanditse ngo arashaka nyine ngo kubatumira. Abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi Imana umugisha. Hano turi ni kuri Mama Charlene official. Tugira umugisha wo kubana nabo bombi Mama Charlene na Charlene y'izina Mama Charlene. Karame. Umeze neza? Tumeze neza. Imbazo. Charlene, umeze neza? Yego meze neza. Nge nitwikuzo Emi, hanyuma ni subscribe niyo turi buze gusaba ko mwadukorera kugira ngo mudushigikire, hanyuma muze gukora share, like ndetse na comment. Mama Charlene. Karame. Twagiye ibiganiro byinshi tubaganiye na Charlene ndetse n'ibizakurikira abantu bazakomeza kumva. Yego. Nagira ngo mbibarize. Charlene ibintu avuga bimurimo nibyo wamwigishije kandi umwakira. Okay. Ahubwo sibyo ko nta muntu ujya uburizamo umugambi w'Imana. Icyo namugitangira Charlene yarambwiye ntashye mvuye mu biganiro n'indi gutegura byo muri iki cyunamo. Arambwira ati mama mfite ijambo, mfite ibintu numva ashaka kuvuga. Noneho ibintu byo kuza kuri social media numvaga mbese bigomba kuba biretse kugira ngo akomeze yige ategure n'igitabo cye bizagaruke nyuma, kuko ibyo kuvuga ndabizi ko abifite. Kubera ko nzi ko agira impano y'Imana n'Imana imukoresha mu gihe cyayo, nanga gufungira umwana amarembo, hanyuma ndamwemerera ngo aze kuko ndamwizera mu byo avuga. Ariko yavuze amagambo ndumirwa ndanarira, kuko naravuze nti wa Mana yanjye we. Noneho babagore bajya bavuga ngo ninjye umwigisha ibyo. Hari umugore umwe wigeze avuga ngo ibintu Charlene avuga ninjye ubimwigisha, ariko nimba nanabimwigisha agafata numva babyigisha abana babo bakamera nka Charlene. Ntago ushobora kubimwigisha, nanjye byarandenze uko mutunze nuko ameze. Hari n'ibindi ataravuga, hari n'ibindi yanditse muri machine haruzuye. Hari igihe ngenda ngira ngo ndebe ibintu arangariyemo ndebe ko ari guteretana, harunguruka muri machine hasanga yanditsemo nko bafite amakinamico amafilme ngo y'urubyiruko. Yaranditse umurundo, afite ibindi bitabo, mbese afite ibintu byinshi no mu makayi na hehe aba yandika. Ibi bintu rero ni impano Imana yamuhaye. Ntakagira umuntu utinda kuri Charlene kandi ntakagira umuntu ucumurira kuri Charlene. Ushobora kubabaza mama Charlene ntibigire icyo bitware ko abantu bababaza Charlene, ntabwo mbizi uko bizabagendekera. Bafite ibibazo bikomeye. Ngeweho ndi umukecuru, ariko umuntu bangamira Charlene cyangwa akamubabaza amubwira amagambo atari mwiza, ngenda mwubaha. Iyo ambwiye ijambo menya ko hari ahantu riturutse rikomeye, ndamwubaha, ngerageza no gushyigikira ibikorwa bye uko mbishoboye. Rero Charlene afite impano yavukanye, kuko nawe uko umubona hari ibintu bamwigishije ngo nabisobe, kandi nubwo namwigisha ibintu ngo aze hano kuri social media, kuko ntago ari ahantu heza warerera umwana. Ariko kuko ari impano iri muri we, ari ibintu Imana yakoze kugira ngo bizagerere umumaro abantu, ngomba no kumushyigikira. Kuko Charlene nabyo avuka natangiye kumubona adasanzwe, natangiye kumubona ari gato yagendera hasi, kuko naramubyaye ndababara kubera ko afite ubumuga amaguru yatareshya. Naramurebye rero ndababara mwana. Imana irambwira ngo mu bana uzabyara bazagukomokaho nta mwana uzamera nka Charlene, kuko shyize impano zanjye muri Charlene, kandi azaba umwana ugize gute udasanzwe. Kuvuga rero kuba naramubwiwe n'Imana byonyine ntagomba kubitindaho. Ibintu avuga rero ni impano ye, nanjye ubwanjye ndavuga inti wa Mana ugira amaboko. Charlene, reka tugire umugisha wo kugana nawe gato cyane. Ko mbona nta wapfa kukurumbya. Kurumbya icyari cyo, kurumbya icyari cyo. Uzi se? Burya fata mikoro neza nk'ubu. Burya buri kintu cyose kibaho kuri iyi si kiba gifite intege nke. Intege nke zacyo. Buri muntu wese ukomeye kuri iyi si uko yaba ameze kose uruta abandi, afite ikintu
ageraho akaba umunyantege nke kandi buri kintu cyose kibaho kuri iyi si biriya bisasu ngo byakirimbuzi n'ibiki ibintu byose twumva bikomeye byose biba bifite ikindi kintu cyabicogoza kuko nyuma y'umuntu haba hari undi kuvuga rero ngo nta muntu wandumbya ibyo byose nabihamye barahari benshi pe kandi n'ibyandumbya byose birahari ahubwo dore njyewe ndi Charlene burya ngo ubuzima ni nk'imodoka ubuzima ni nk'imodoka buri muntu wese ku giti cye ni shoferi ni wowe uba ufite vola ni wowe uba utwaye ugomba kwerekeza aho ushaka ushatse wajya mu majyepfo ushatse wajya mu majyaruguru ushatse wajya iburasirazuba ushatse wajya iburengerazuba cyangwa se ubishatse wanahagarara ntugire aho ujya ubwo nibwo buzima nanjye rero niko meze ubuzima bwanjye ni njye ubuyobora ni njye uhitamo icyo nkora ni nanjye uhitamo icyo ntagomba gukora rero kuvuga ngo umuntu ntiyandumbya bandumbya benshi pe kuko sindi kamara ntabwo ndi kamara sindi n'untungane rwose sinasenga cyane nta nubwo ndi marayika nta nubwo ndi mutagatifu bandumbya cyane ahubwo njyewe ni njye wemerera uza mu buzima bwanjye ni njye wemerera uwo nkura mu buzima bwanjye ni njye wemerera icyo nkora ni nanjye uhitamo icyo ngomba kure ibinturamo ni njyewe ubihitamo nanjye nagirirwa ishema muri njye ndamutse mbyaye umwana ufite ubwenge nk'ubu wa muntu wavuze ntazi wenda wavuze ko bamwigisha niba dukurikiye muri uyu mwanya nawe rwose turakwishyura school fees ujye kwigisha umwana we tuzamuha ibintu nk'ibi ngibi sindi umunyepolitike ariko twigeze tuganira na Charlene mbona arimo arakonveka ahubwo abantu bari muri politiki kuba bagira muri bo umutima wo kuyobora neza kuko ndabona azavamo umuyobozi icyo nashaka murakoze cyane mama Charlene uyu mwanya badukurikiye n'abagukurikiye bari hariya ku isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye hari icyo nifuza kubabwira ku bijyanye n'iyi minsi turimo ariko ibyo gukorera abantu yego reka tugaruke muri bya bihe turimo bitatworoheye ariko mu buryo bwo gukorera abantu yego gutegura kuzaba u Rwanda rw'ejo yego ukuntu bashobora gutegura abana ni ukubategura babatoza imico myiza kuko burya umwana icya mbere hari ibintu umwana yonka mu mashereka ya nyina no mu mico ya papa we hari ibintu abana bavuka babona ku babyeyi umwana akakubona uri umuntu ugira ingengabitekerezo nanga ubu bwoko ibyo bintu iyo uvuga ngo wanga ubu bwoko ntashatse kuvuga wenda ubwo ari bwo waba uvuga umwana arabifata ati abo bantu ni abagome kandi iyo ubyigishije umwana uba wisha amateka ye azajya ahora areba abantu ababonemo amoko kugira ngo rero urere umwana neza icya mbere ni uko nabo we uba umeze neza kuko abana barya kandi banywa ibyo batubonaho nimba umwana wanjye atambonaho amacakubiri ntabwo agomba kuyagira nimba umwana wanjye atambonaho kwanga igihugu nta hantu azahurira nabyo nimba umwana wanjye atambonaho kurobanura ku butoni ntabwo nawe azarobanura ngira abana mu rugo umuntu ashobora kuza mu rugo agahita aza akanyongorera amato umuha iki umushyitsi yaje impamvu ambaza ngo tumuhe iki umushyitsi yaje ni uko babizi neza ko abashyitsi bakirwa ikindi nimba mbwira abana banjye ngo bitoze gusenga nibyo bazafata nimba abana banjye barabonye mbarera nkabakunda nkatanga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo mbarere nabo bazarera abana babo batanze imbaraga nyinshi ikintu rero nabwira ababyeyi ni ugufata abana babo neza nk'ubu Charlene yavukanye ubumuga nagiye mbona ababyeyi bagenda bafata nabi abana babo bitewe n'uko bavutse uburyo mfatamo Charlene hari umuntu wambwiye ngo umukobwa we wamwishe umutima so kumwica umutima mba numva ntashaka ko yabona hari n'akantu kangana urwara akavuga ngo ampora ko mfite ubumuga mba ngira ngo sibanganye ibimenyetso byose byavuga ati mama aranyanga kuko mugaye nkamufata neza birengeje ibikenewe cyangwa birengeje uko fata abandi bana kugira ngo mwereke ko mukunda kugira ngo mwereke ko kuba yaravukanye ubumuga nta ruhare yabigizemo
cyangwa kugira ngo mwereke ko nubwo agize ibikomere byo kudakundwa ngewe mukunda hababiri kandi nawe aziyubake azavemo umubyeyi mwiza. Abantu nibakunda abana babo ugasanga umubyeyi nimba umwana wabyariye mu rugo agiye kumugira igicibwa amwirukane cyangwa amufate nabi ahindura ubuzima. Umwana wawe ibyamubaho byose naho yaba nk'iryo tabi sinkubwiye ngo ujye urimugurira ariko wijugunya haracyari ibyiringiro ko yahinduka kubw'imbabazi zawe. Nimba umwana wawe ari icyo kirara wamuhaye izina ry'uburara ngo ataha mu gicuku wimufatanya n'abadayimoni bamugize ikirara ahubwo mufashe kugira ngo abazimu bamurimo bagire gute bamuvemo. Ni ukuri ababyeyi nibaze kuko Charlene iyo nza kumufata nabi ni ukuri ntabwo ari kurya iminwa imbere ya kamera wenda ari kujya bura icyo avuga agaceceka ariko burya n'umuntu utavuze ari igihe umureba ukabona ko yavuze. Ngewe noneho aho ngeze njya mvuga inti Mana yo mu ijuru iyo nza kugira kamere aherutse kumbwira ngo agiye ko azakora inkuru. Hari amafoto yanjye yafashe ayashyira hano mu ikayi ngiye nyasangamo yarakase ukuntu mbona yanditsemo n'amagambo kumbi yanteguyemo intuza yarabiteguye ngo azandika igitabo kindabivuga nyine. Aravuga ngo ari kunkoraho ubushakashatsi ngewe na papa we ati ndashaka kuzareba finali yawe ngo yego ninandika igitabo ntabwo nzavuga ko ari wowe na papa ko nzabashyira mu nkuru muri ubwo buryo. Ubwo rero ndashimira Imana ko nta nkuru mbi azambonaho. Ntarabona abagabo mu rugo ntarabona hari n'abajya bandika hariya bandika wenda mu zindi ndimi ntiyiziye akajya bansubiriza yego. Mbese muri make nta pfunwe mfite imbere ya Charlene. Ntabwo yavuga ngo mama wanjye yandeze nabi ntiyavuga ngo mama wanjye agira kamere ni mubi ntabwo atinyuka kubivuga. Nanjye rero biranezeza kuba ibyo narabibye byarameze muri Charlene. Tuza kugana ku musozo w'ikiganiro ndashaka kubaza Charlene ikibazo kimwe akigusubize cy'ubuhanga gusubize mu buhanga hanyuma nawe ndashaka kuza kumumbariza ikibazo kimwe muri bwa bushakashatsi uri gukora kugira ngo butangire. Okay. Ikibazo shaka kubaza Charlene we nk'ubu ngiye ntabwo banjyangira ariko Charlene we nabonye andenze agira kwizera gukomeye guteye ubwoba. Hari impapuro yanditse nuko corona yajemo ibibazo yandika impapuro hari aba minisitiri n'abadepe ni bande harya watushakaga gutumira Jeannette Kagame mfata mikoneza akumve Jeannette Kagame minisitiri w'urubyiruko n'uhagarariye abamugaye mu gihugu. Uranyumvira abo bantu Charlene nasanze yanditse inzandiko urumva abo bantu ko bateye ubwoba. Hanyuma ndabona ngo yanditse ngo arashaka nyine ngo kubatumira. Ese Charlene aba bantu urumva ntabwo bufite ngo bw'ikizi. Ngewe none ndashaka kwibariza Charlene ni iki cyamuteye gutinyuka ku buryo yumva ko mu gitabo cye agiye ashaka gusohora gutumiramo Jeannette nabo ba depite nabo bantu bose bari cyasubiza cyonyine. Burya mu buzima uko nabubonye iyo utiteguye guhangana uratsindwa. Yego uratsindwa. Ubuzima kugira ngo ububemo iteka ugomba guhora urwana kandi burya mu ntambara abanyantege nke barapfa. Intambara iyo ibaye abanyantege nke baba bagomba gupfa. Abanyantege nyinshi abo bari guhangana bafite imbaraga zo guhangana babasha kubaho. Icyo mbivugiye rero ni iki ngiki mu buzima nizera ko nta hantu nifuza kugera ntagera. Njye nabyishyizemo naho nagera kuko ikimi cyizere niyo nirebye Charlene nari ndiwe hari amafoto yanjye mfite ya kera. Hari ifoto nigeze kera nari nzi ko nari akabebe keza kera nari nzi ko nari akabebe keza ariko ikintu cyansekeje narebye Yahaswe hari amafoto nabonye mama ufite nawe urabizi ukuntu mama kera yari sokerete pe urumva amagufwa yari mutoya cyane
noneho mbona ifoto ateruye umwana kana ndumira kana ceceka wumva kana kagakara gafite ubusatsi Yesuwe no kameze nk'akakutse amenyo noneho mama ndamubaza ma uyu mwana ninde ngo ati uwo mwana nta wundi ni wowe mba nifashe mu maso ngati ni njye se Charlene wari umeze gutya ndi umwana urumva nasanze ntandukanye nuko nabitekerezaga narumiwe vuga ati ni njye wari umeze utya iyo foto narayangaga ariko ndayikunda mu minsi iri imbere nimara kugera hejuru nzagenda nyapostinga njye wa kera nanjye uwo nguwo nzaba ndiwe rero ariko uyu munsi singiye kwikina yavuga ngo hari igihe umuntu avuga ikintu ngo uri kwikina muri kwitakagiza iyo ndebye Charlene nari ndiwe nkareba n'uyu munsi na Charlene muri 2015 atandukanye n'uyu munsi nari gatoya nubwo n'ubundi moto ariko nari gato rega rero reba gukagira ngo sinshinga kakujya kuvuga ngo ntashinga ntanabyina ariko uyu munsi iyo nirebye uwo ndiwe numva ko bitandukanye ikindi kimwe icyizere ko aho ngomba aho nshaka kugera nahagera hari nigaga muri primaire numvaga kuva nkiri muto numvaga ngomba kuziga nkagera kure hashoboka ntazi ngo bizanyura gutya ndi ku ishuri nari umuswa pe nari umuswa dore igihekane cye cyarantesheje umutwe igihekane cya ibyo bihekane byantesheje umutwe tice yahoraga binkubitira noneho umunsi tice aduha amagambo ngo tuyuzuze birancanga koko aduhanga ipapayi ndabyibuka nkajya nsoma ipipiyi ibintu ni ibiki nabuze ingombajwi nuzuzamo ibihekane byananiye tica akajya nseka naho ikindi tica turi bukore konkuru babanzaga gukora mbere y'uko dukora examen ikayinyandikamo niyandikiramo ibintu rwose tica mbwateye ugomba gusubira mu wa mbere kuko ntago nayigaga mu wa gatatu wowe ugomba gusubira mu wa mbere ntabwo rwose mu wa kabiri ugomba gusubira mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri ntabwo mu wa gatatu hagukwiriye bwatica yego nibyo rwose gusa umuntu utazi gusoma ngeze mu wa gatatu ntabwo nari nzi kwandika 777 mu cyongereza barabinkubitiraga bwati rwose nanjye nkwiye gusubira rwose mu wa mbere ntabwo binkwiriye ubwo uwo munsi ikayitica asanga yanditsemo koko simuvuze uwo ari we n'ikigo sindi bukivuge ikayina yanditsemo tica arayireba ati Charlene niyo cyakoze nese tica nyine izo mpapuro nanditsemo nta yindi kayi nari mfite nta bundi bushobozi nari mfite bwo kugura indi kayi nayanditsemo ndabica noneho mbariho nkorera konkura ati ngiye kugukubita uyu munsi baramfunga cyore aho nitinyiraga inkoni n'ubu ntinya inkoni ngiye ntinya umuntu nkubita rwose tica bimbwira gutyo birandya mu mutima birambabaza iryo jambo yambwiye ngo agiye kunkubita ngo munsi bamufunge natekereje ibintu byinshi nibaza subugiye Charlene nzabaho ndi umukobwa umeze gute nagize ko wenda hari ibibazo nahuye nabyo kwera wenda umubyeyi wanjye tanyemeye ndebera mu ishuri ndatsindwa kandi basi nshaka no kwiga se bizagenda gute icyo gihe uwo munsi narahize ndavugana uyu mwarimu hari ikintu nshaka kuzamwereka nshaka kuzamwereka ko icyo ubona inyuma burya ngo ibyo ubona inyuma ntabwo iteka ryose ariko biba bimeze ntabwo ikintu cyose buri mu bintu byose tubona ntabwo byose ari uko biba ari ibyanyabyo hari ibyo ubona ariko atari ibyanyabyo ikibe ari icyanyacyo n'ikibe kiri imbere y'icyo kintu ushobora kubona igikombe ari cyiza ukabona gisutsemo amata urabizi ko aba asa umweru ariko icyanyacyo ni kiri muri ayo mata amata asabibwirwa n'iki ko batayamennyemo uburozi urumva icyanyacyo ni kiba kirimo imbere uwo munsi narahize ndavuga nti ngomba kuzaba Charlene uw'aba barimu bose batatekerezaga ko nagombaga kuba ndiwe ngomba kuzaba Charlene none ugendera ku murongo igihekane kuva icyo gihe igihekane ibyo bihekane byari byarananiye natangiye kubyiga ariko ikindi kibimbwira ngo ni iki iyo nirebye uwo ngo narindiwe nkareba n'uyu munsi ndiwe binyereka ko ahantu hose nifuza kugera nzahagera kuko nari ntandukanye cyane pe iyo nirebye physically inyuma iyo nirebye mu mutwe nkareba nuko nari meze kera mbona ko hari itandukaniro rero nta kintu cyambuza kumva ko ikintu cyose nifuza ntakigeraho ikindi kandi cyatumye ntinyuka abo bayobozi
nkabandikira nese nimba abayobozi batubwira ngo ni twebwe mbaraga z'ejo hazaza gende nceceke ntuze nemeye singiye kwikina ariko aya ntabyo sibyo ni uwo nguwo uyoboye abamugaye mu gihugu ari gukora ntabwo ari gukora asubira mu buto ari gukora asaza azakenera abandi ubu se buri iteka ataba ari ngewe ahagira uza kunyumva nabi ntabwo mbizi iteka atari ngewe utazamusimbura se undi se mbizi ko ntaba na fast ready w'ahazaza wenda cyane ntibyanashoboka fast ready ni iki se fast ready fast ready nyine wari umugore wa perezida ubizi ute ni twebwe Rwanda rw'ejo ngomba kugira ikirenge mu cyabo impamvu rero nabatinyutse nkabandikira ni uko nabyiyumvaga kuko hari n'ibintu ngiye njya gukora umutima wanjye ukambwira ati ibintu biragupfubanura araburiza ariko hari n'ibindi nkora umutima wanjye ukajya umati genda rwose komeza ugenda iki kintu kiri buguhire ibyiyumviro ngira mu mutima wanjye nkunda kugira kera nigeze kubona umugabo mu nzozi yaraje ansanga ahantu nari nicaye nari ndyamye mu mukungugu mbona ndyamye mu mukungugu umuntu wese aza akanjugunyaho igipapuro ameze nka dustbin ariko meze icyo gihe haza umugabo ucishije make mwiza akamvuge w'ibogari niko benshi bakunda kuvuga araza amfata ikiganza arampagurutse ampereza inkoni maze kumpereza inkoni aranjyana nkajya mbona ahantu hose ngiye gukandagira akamurikira kamvuga ko kera nabwiye Imana kera nkiri muto ndimwe ati Imana ndifuza kuzakora icyiza ndifuza kuzahoza mama amarira yahuye nayo bitewe nanjye wenda kandi ndifuza kuzafasha igihugu cyangwa ati marayika murinzi uzajya unyobora mu byo ngiye gukora kamvuga ko ibyo ngiye gukora byose ari marayika murinzi kandi ni nawe mpicyizere iyo udafite icyizere nta hantu wabasha kugera iyo ufite icyizere icyambere ni ukwiyizereramo si ngombwa ngo abantu banyizereremo icyambere nyizeye iyo nizeye nkizereramo muri njye n'abandi bose bazanyizereramo ugiye kubaza mu ikibazo kugira ngo dusoze ariko nawe ndabanza mubaza akantu gato kubera iki kenshi iyo ugiye gusubiza ubanza gusegura igisubizo cyawe maca iki kintu se wa mbere ukinsubije sinzabireke nzajya ku ishuri hari igihe umuntu yambazaga ikibazo nkamuha excuse nkamusobanurira kamwe se kuki utanga ibisubizo byinshi nanjye simbizi ariko impamvu ntanga ibisubizo ngomba kubanza gusigura igisubizo cyanjye ngiye kuguha mba nshaka ko umuntu yumva icyo nshatse kuvuga kuko hari rega ntabwo abantu bose bumvira mu magambo azimije ntabwo twese twumvira mu magambo azimije igihe ushaka kubwira umuntu amagambo azimije ntabashe kumva mesaje ushaka kumuha rero mba ngomba gusobanura ikibazo cyanjye neza ku buryo umuntu wese agomba kucyumva kandi ndakeka nta nubwo bibangamye ni byiza niyo mpamvu nanjye numvaga bihuza ahantu baza mu ikibazo tugenda dutahe yego ma karame fata mikoro neza biteguye kunsubiza ndagusubiza muri aka kanya Imana cyangwa se haje umuntu akakubwira ati nguhaye amahirwe yego wambabaye nkamubaza ibibazo bibiri nta kibazo byihuta umuntu aje haje umuntu kamvuga Imana iguhaye ubushobozi n'ubutware kakubwira ati gira ibintu bitatu uhindura kuri iyi si yego ibyo bintu bihindure kandi bihinduke by'iteka ryose ibyo bintu bitatu wahindura muri iyi si ni ibihe abanyamakuru baragwira ibintu nahindura ku isi abantu ba mbere nabanza guhindura ni ingo abapapa n'abamama uri kumva nahindura sosiyete umuryango w'umugore n'umugabo n'abana kugira ngo umugore n'umugabo bishimane n'abana babo bagire gute bishime ikindi kintu nahindura cya kabiri nahindura imyumvire uri kumva nahindura imyumvire y'abantu
babyara abana, abagabo cyangwa abagore babyara abana ntibakurikirane ubuzima bwabo, nabyitaho nkabikurikirana ku buryo nta mwana nazongera kubona mu muhanda, nta n'umwana nazongera kumva ngo ni Marine ngo ntiyiga, ku buryo abana bose nabahindura muri make bakajya mu miryango yabo. Ikindi kintu nahindura umushahara w'abasirikare, nahindura Mana yo mu ijuru, nahindura umushahara w'abasirikare n'uw'abapolisi, sibyo ku mafaranga bahembwaga bakayabakubira nka 7 cyangwa karenzi, si 3. Yego, nibyo ngibyo rero ndabigushubije. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri ndi bugusubize nako ndi bukubaze gikubiye mu nkuru. Ni agakuru gatoya. Umusaza bwari mu gitondo. Iyo nkuru ndakeka nta hantu na hamwe iri kuri iyi si yanjye. Icyo gihe umusaza yarabyutse mu gitondo yakira ubutumwa. Ko wakire bwari message se yabwakiye kuri telefone se n'umuntu wabumuzaniye. Uwo muntu yaramubwiye ati rero muzehe ubuzima bwawe bugiye kurangira uyu munsi. Ufite amasaha 12 yo gutabara ubuzima bwawe. Yego. Dore urwaye indwara y'umutima kandi iri buguhitane nyuma y'amasaha 12. Yego. Ariko ukwiye kwitabara. Wakibaza so umusaza ari kwitabara ute, ari kujya kwa muganga bari baramuvuye byaranze. Uwo muntu yaramubwiye ati muzehe dore ikintu kiri bugukiza mu masaha 12 nguhaye gusa yo ko washatse umuti ugomba kugukiza. Umuti ugomba kugukiza ni umwe gusa kuri iyi si. Uwo muti ubitswe n'umuntu umeze nk'ikigeragezo, umeze ntago ari umuntu w'ikigeragezo. Uwo muti ubitswe n'umuntu umeze nk'ikigeragezo kizakura kikaba kinini. Uwo muntu niwe ubitse iki umuti ugomba kugukiza. Jya gushaka uwo muntu aguhereza uwo muti. Jya gushaka umuntu aguhereza umuti. Wibuke umuntu ntago ari ikigeragezo ahubwo ameze nk'ikigeragezo kizakura kikaba kinini. Ubwo byagenze ute? Umusaza yatangiye kwiruka agase uwo muntu umeze nk'ikigeragezo kizakura kikaba kinini ni ibiki? Umusaza akiri muri ibyo umuntu agiye aba yakiriye ubundi butumwa ati umwana wawe w'umukobwa yari afite umwana umwe w'ikinege, umwana we w'umukobwa arapfuye. Apfuye ari kugira ute? Yararema aribaruka. Reka rero nkubwire Charlene, umbajije ikibazo Mana ndi kucyumva ariko kugisubiza ni hatari, ariko ngiye kugerageza. Uriya musaza ikintu yazize kugira ubwenge bukeya bwo kutamenya ahari umuti we, kuko byonyine gufata umwuzukuru we akamuta ni ikosa yakoze. Kandi nibura iyo atamuta byonyine no kuba yarasigaranye umwana w'umukobwa we byari kumuhesha umugisha. Wambabarira ko ibisubizo afite ari ibyo ukabisobanurira mu buryo burambuye cyangwa ukumbishubije nibyo? Icyo wari uvuze nicyo ariko si cyo cyane. Icyo nashaka kukubwira, burya uriya musaza yego yari afite ibibazo. Yari afite ikibazo cy'uko agomba gushaka aho urufunguzo ruri, kandi byari byamubereye ikibazo kumenya aho urufunguzo ruri. Ikindi kandi hari hiyongeyeho ikibazo cy'umwuzukuru ugiye kuza kandi arwaye. Ariko ikintu uriya musaza yazize, yarahunze. Yahunze intambara kandi yagombaga kuyirwana. Hari igihe mu buzima bwacu hari ibintu turekura tukabireka bigatakara, kandi ibyo bintu ariho hari urufunguzo rugomba kutugeza ku byo twifuza. Uwo musaza rero uriya mwana niwe wari urufunguzo. Ubundi uretse no kuba umwana yari afite urufunguzo mu biganza bye, uriya mwana ubwe yari urufunguzo rugomba kugeza umusaza kuri wa muti yashakaga. Rero icyo nabivugaho, hari abantu bamwe duhura n'ibibazo tukabikatira tugashaka izindi nzira, ahubwo tukajya gushakira inzira aho zitari. Ahubwo aho tugiye kuzishakira tuzi yuko ariho turi bukure urufunguzo rutugeza ku byo dushaka, ariho hari iherezo ry'ubuzima bwacu. Uriya musaza rero ikintu cya mbere yazize, yahunze intambara. Ikindi kandi uriya musaza yazize nk'uko bivuze, yazize ubwenge buke. Yataye ikintu cy'agaciro mu buzima bwiwe. Yego ni icyo ngicyo.
nshuti zacu abari badukurikiye mwese Imana ibahe umugisha. Twigomwe twamaze igihe kitari gito tugira ngo turebe ko iki kiganiro kiza gutya cyabageraho. Murabona ko dusigaye dufite gahunda yo kujya dukora amanywa n'ijoro. yego Ubona ko tutari ku manywa kuko twiyemeje gukora mu mvura no ku zuba. Tugiye kujya dukora izuba riva n'imvura igwa. Imana ibahe umugisha mwese ari mu bihugu bitandukanye, abari ku mugani wa Amerika. Imana ibahe umugisha, hanyuma mukomeze kudushigikira musangiza ibi biganiro. Abari ku mugani w'Uburayi, abari muri Australia, kuri Aziya ndetse na Afrika, Imana ibahe umugisha kuko mukomeje kudufasha kwagura ubwami bw'Imana. Charlene afite ibintu bikomeye, iyi nkuru azayigarukaho. Iyi nkuru azayigarukaho, hanyuma munyemerere rero tubasezere, tuvuga ngo mugire ibihe byiza kandi Imana ibashigikire. Nugera kuri Mama Charlene official ukore subscribe, ukore like, ariko hasuze kubaza Charlene ibibazo bitandukanye kuko nanjye ngiye kumubaza mu kanya. Murakoze cyane, nari Kuzo Emmy kuri mikoro ndetse no kuri kamera. Dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho atugereho muri aya masaha. Murakoze cyane.